Yes, nanone nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza wowe udahwema kudukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nk'uko mubireba imbere zanyu, uyu munsi tugiye kugaruka ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane tumenya icyo amabara yaryo asobanuye, dusobanukirwa byinshi cyane nyine kuri iri bendera, cyane cyane ko tuza gusura nyine ibijyanye n'iri bendera, tumenye byinshi cyane yaba mu mabara arigize ndetse n'uburyo asobanura ayo mabara yose. Tunabisobanure nyine, tubashe kumenya ari ibiki, byose tubisobanukirwe nyine, mbese tumenye ibyo ari byo, dusobanukirwe kubera ko biri mu iterambere ry'igihugu ndetse biri no mu bizadufasha kugira ngo tubeho neza kandi tubeho twishimye nta kibazo na kimwe dufite muri make. Icyo ndi buze gusaba ni ugukanda subscribe, ahandi ugakurikirana ino video kubera ko ni byiza ko ugomba gusobanukirwa ndetse ukamenya ibyo ari byo. Cyane cyane ko nyine igihugu cy'u Rwanda gifite ibirango byinshi kandi ibyo birango abagiye babishushanya harimo uwitabye Imana, gusa noneho uraza gusobanukirwa. Harimo uwitabye Imana mu bagize nyine uruhare mu gushushanya amafaranga nk'inoti ya 5, iy'igihumbi, iya 2 ndetse n'iya 500 hamwe n'igiceri cy'ijana. Ibyo byose nyine wagakwiye kubisobanukirwa, ariko noneho reka tubanze turebe byinshi cyane mu ruhare rwo gushushanya ndetse no gutegura nyine ibendera ry'igihugu ndetse n'uburyo amabara yaryo asobanuye, byose tubimenye nyine dusobanukirwe ibyo ari byo, tumenye byinshi cyane kuri iri bendera ry'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ari bimwe mu iterambere rigomba no guhesha igihugu umugisha ndetse n'agaciro, kubera ko ni ikiranga mbese kikaranga n'igihugu muri rusange. Ibi ngibi rero turaza kubirebera hamwe, tumenye uburyo ibi byose byakozwe, noneho buri bara noneho tumenye n'ubusobanuro bwaryo, byose nyine dusobanukirwe. Mbese icyo ndi buze gusaba nk'uko natangiye mbikubwira ni ugukanda subscribe, ahandi ukumva icyegeranyo cyacu kubera ko kirimo byinshi, gikubiyemo byinshi cyane. Mbere na mbere, ibendera u Rwanda rufite ubu ryatangiye gukoreshwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2001, rigizwe n'amabara atatu. Mbese nyine urumva ko ryatangiye kera, aho ryatangiye gukoreshwa nyine nk'ibisanzwe ku itariki 30 z'ukwa 12 mu mwaka w'2001, akaba ariho ryari ryatangiye gukoreshwa nyine hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza nyine uburyo rigomba gukoreshwamo ndetse n'uburyo nyine rigomba no guhabwa no guheshwa agaciro, kubera ko ni ibendera buri muntu wese yishimira ndetse akumva ko nyine ari na ryiza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka noneho tubanze turebe amabara icyo asobanuye, noneho nyuma yaho turaza kuza tureba uyu murasire twafata nyine nk'aho ari izuba ushushanyije mu muhondo w'igi, tumenye nyine icyo ari cyo mbese n'igisobanuro cyayo, cyane cyane ko tuzaba tumaze no kubahereza nyine igisobanuro cy'amabara y'iri bendera. Reka tubanze duhere ku cyatsi aho gihererera hasi nyine, tubanze tumenye icyatsi gisobanuye iki, noneho tunakivugeho, nyuma yaho tuze noneho tuvuga no ku bindi bigiye bitandukanye. Icyatsi gisobanura icyizere cy'uburumbuke, mbese nyine ni ukwizera k'uburumbuke, yaba mu banyarwanda, yaba mu gihugu, mbese no mu mikorere nyine ya buri munsi. Iki cyatsi rero kikaba gisobanuye nyine icyizere n'uburumbuke, kugira icyizere, kudaheranwa nyine, mbese ugaharanira kumva ko nyine byose ari ibyawe kandi bigukwiriye, kubera ko ari bimwe mu iterambere rizatuma natwe ubwacu tubaho neza, kubera ko ibendera ryacu risobanura nyine ko ari uburumbuke cyane cyane ku banyarwanda. Ibara rya kabiri ni iriherereye hagati na hagati, akaba ari umuhondo. Iterambere ry'ubukungu, mbese ni iterambere ry'ubukungu, aho nyine ubukungu bw'igihugu bugomba kuba buri upgraded for our peoples, kubera ko nyine ari byinshi mu bifasha
Abanyarwanda mu kugira nyine ubukungu mu mikorere iyo ari yo yose, yaba mu bucuruzi, mu buhinzi ndetse no mu mafaranga nyine, aho hose tukaba dufitemo imikorere wumva ko nyine umunyarwanda ameze neza, mbese aheshejwe ishema n'ibyo akora byaba mu buzima bwa buri munsi. Ubururu mu kubusobanura turaza kwifashisha nyine ubururu cyane cyane ko harimo n'inyenyeri, ariko ubururu busobanuye umunezero n'amahoro y'umunyarwanda, mbese nyine ubururu buherereye mu ibendera mo hejuru ni umunezero, amahoro ndetse akaba ari umunezero n'amahoro nyine bya buri munyarwanda wese aho atuye n'aho aherereye, kubera ko nyine ari kimwe mu kirango kigize ibendera ryacu. Nyuma yaho gato reka noneho tuze tureba icyo uyu murasire cyangwa se akamubonamo hejuru gafite umuntu nk'uw'igi twafata nk'umurasire, icyo gasobanura noneho dusobanukirwa byinshi cyane. Nyuma yaho turaza kuza noneho turivugaho muri make, tuvuga n'uburyo ari ryiza ku gihugu cy'u Rwanda. Ishusho y'izuba rifite imirasire 24 isa n'umuhondo w'igi ry'uruziga rigaragaza urumuri rugaragaza u Rwanda n'abarutuye, n'ikimenyetso cy'ubumwe mu mucyo no kugabanya ubujiji. Mbese nyine uyu muhondo usobanuye byinshi, yaba kugabanya ubujiji, mbese yaba ari ukugaragaza urumuri rugaragaza u Rwanda, mbese nyine mu kugaragaza u Rwanda muri rusange n'abarutuye, n'ikimenyetso cy'ubumwe nyine no kuba ari ikimenyetso cy'ubumwe. Ibyo byose nyine birakwiye kandi ni byiza ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko biradufasha, bigatuma natwe ubwacu tubasha kwinjira mu mateka, tukamenya ibisobanuro bya buri munyarwanda nyine ku gihugu cye. Ibyo byose nyine tukabisobanura, tukamenya ibyo ari byo nyine, ku buryo natwe ubwacu nyine bidufasha, tukumva ko nyine ari byiza, kandi ari byiza kuri buri munyarwanda wese ukeneye kumva ko nyine nawe hari icyo ashaka kugeraho mu buzima bwe bwa buri munsi. Byinshi cyane rero kuri iri bendera, ni ibendera nyine ryakozwe ahakera rimurikanywe na byinshi, cyane cyane mu mafaranga akoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba inoti ya 5 nk'uko natangiye mbikubwira, inoti ya 5, inoti ya 2, iy'igihumbi, iya 500 ndetse n'igiceri cy'ijana, cyane cyane ko mu gushushanya igiceri cy'ijana nk'uko twagiye tubyumva tubimenya, bagiye batugaragariza ko nyine mu gushushanya igiceri cy'ijana bitatwaye n'iminota 4, mbese nyine byatwaye iminota 5, ni iminota isaga 5 gusa ngo babe bakirangije nyine kugishushanya, kubera ko wabishushanyije nubwo wagize uruhare mu kubishushanya ibyo byose, nubwo yitabye Imana, ariko nyine rwose birakwiye ko tugomba kumushimira, kandi nyine tugakomeza no kumwifuriza ibihe byiza aho aherereye, kubera ko ni byiza ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse byagiye binagira